Mana turagushimiye ko dukunda kandi utwitaho, izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubwira ijambo ryiza, turagushimiye kubw'amasezerano yawe meza utanga. Turasenze kandi kuko uri Imana idukunda kandi uri Imana itwitaho ngo tukugirireho umugisha. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, utubabarire cyane ibyaha n'ibicumuro byacu, tubarire amafuti n'amakosa, uko tugenda n'uko dukora n'uko dutekereza, ibidakwiriye byose bitugaragaraho, ubidukuzeho amaraso yawe, utweze dutunganye Mana. Tubare gukenerwa kwacu kose, dukureho ibyaha n'ibicumuro byacu, dukureho imigendere yacu yose idakwiriye. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, tumaze gusoma aya makuru ya Aburahamu, Mana Nyiringabo, waramubwiye ngo ajye agendera imbere yawe, ngo akiranuke. Urangije uramubwira ngo nawe uzamuha umugisha, ngo uzagendana nawe, uzakomeza isezerano ryawe nawe. Mubwira ko uri Imana ishobora byose, ushoboye ibyo tudashoboye. Iyo dufite ibibazo n'intambara, uri Imana iturengera, uri Imana iturwanirira. Iyo dufite ibintu tudashoboye, uri Imana ibishobora. Aho tudashobora kwigeza, uri Imana ihatugeza. Aho tudashobora kwirengera, uri Imana iturengera, uri Imana iturwanirira intambara. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, uhabwe icyubahiro Mana. Tuje imbere yawe turi abanyantege nke, utwongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Ibibazo byose dufite, ingorane zose dufite, Mana Nyiringabo zikemure. Ibibazo bijyanye n'ubugingo, Mana ubikemure. Ibituremereye, Mana ubikemure. Ibitugoye, Mana ubikemure. Ibiduhangayikishije, Mana ubikemure. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, utugire neza kandi utwigaragarize. Mwami Mana Nyiringabo, utugire neza. Sengeye buri wese turahangana ibyifuzo bifite, dusengeye ibyifuzo, turamusengeye ngo umuhe agakiza, turamusengeye ngo umuhe impinduka, turamusengeye ngo umuhindurire umutima, turamusengeye ngo umuhe agakiza, turamusengeye ngo umuhe imbaraga, turamusengeye ngo umugenderere, turamusengeye ngo umurwanirire, turamusengeye ngo umurengere. Yewe Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, uri Imana irwana intambara, uri Imana iturwanirira. N'iyi si yadutereranye, wowe ntabwo dutererana. N'iyi si yadutaye, wowe ntabwo uduta. N'iyi si yatugiye kure, wowe uduhora hafi. Iyo abantu batagihari, uhora uhari ku bwacu. Iyo intambara ari nyinshi, uraturwanirira. Ijambo ryawe riratubwira ngo ntuzadusiga, ntuzaduhana, ngo ntuzaturekura duhetse, ngo kuduhetse ku mugongo wawe. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ni ryiza, ritubwira ko uri umwami udukunda kandi utwitaho, ritubwira ko uri umwami udashobora kutujugunya, ritubwira ko uri umwami uhora utwitaho. Niyo abandi baturetse, uri Imana itatureka, uri Imana idukunda. Mu bibazo bitugoye, uri umurengezi wacu. Mu ntambara zacu, ni wowe uturwanirira. Aheza tutigeze dushobora kwigeza, uri Imana ijya ibasha kuhatugeza. Urakoze mucunguzi wacu, ubane natwe rero, utugirire neza. Ibibazo urabizi nk'Imana, ubikemure kandi umurwanirire mu izina rya Yesu. Ibyifuzo bye byose umugirire neza mu izina rya Yesu, kuko uri Imana igikemura ibibazo mu izina rya Yesu. Kandi ibyifuzo dufite natwe twese ubikemure Mana, byose ubikemure. Ijwi ryawe ryiza Mana ridusure, imbaraga z'umwuka wera Mana zibaha ngaha, urukundo rw'Imana Mana rutugwireho, ubwiza bw'Imana Mana budusaguke, imbaraga za Kristo Mana zibaha ngaha, icyubahiro cy'Imana cyururuke. Imiryango yacu hirya no hino hiri uyisangeyo, ibibazo biriyo, ibigeragezo biriyo, intambara ziriyo, ubikemure mu izina rya Yesu. Ubikore nk'Imana. Urakoze Mana, tunesha imbabazi n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rutarondoreka, tukugirireho umugisha, tukubone kandi tukumve mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Urakoze. Amen, amen. Reka dusome Itangiriro igice cya 17 cyose. Imana ishimwe. Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ninjye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburamu arubama. Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho,
rigeze ibihe byose, riba isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, nawe uzakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa, muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariyeho, kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa, bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe, waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro, bakwiriye gukebwa. Kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, riba isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariyeho azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara, nanjye nzamuha umugisha, kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko, kandi azaba nyirakuruza w'amahanga. Abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Maze Aburahamu arubama, araseka, aribaza ati, mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Aburahamu abwira Imana ati, icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwita Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe, ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho, isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwiza cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko aricyo nashyizeho. Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka ivaho Aburahamu ari. Aburahamu ajyana Ishimayeli umuhungu we n'abandi bose bavukiye mu rugo rwe, n'abo yaguze ifeza ze. Umugabo wese wabo mu rugo rwe abakeba kuri uwo munsi uko Imana yari yamutegetse. Aburahamu yari amaze imyaka 99 avutse ubwo yakebwaga umunwa w'icyo yambariye. Ishimayeli umuhungu we yari amaze imyaka 13 ubwo yakebwaga. Ku munsi umwe Aburahamu akebanwa n'umuhungu we Ishimayeli n'abagabo bose bo mu rugo rwe, abaruvukiyemo n'abo yaguze n'abanyamahanga bakebanwa nawe. Imana ishimwe. Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati, ninjye Mana ishobora byose. Ubu harimo isomo rikomeye cyane. Icya mbere nuko Imana ishobora kubonekera umuntu, Imana ikakwiyereka ubwawe ukayibona, ukagenda uvuga ngo nabonye Imana. Ni Imana yiyereka abantu, sibyo? Noneho imubonekera imubwira ngo ninjye Mana ishobora byose. Noneho n'ubu harimo isomo rikomeye. Imana yacu ni Imana igize gute? Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Iyo ivuze ko ikintu izagikora, iragikora. Yo nta mbaraga ikena, ni Imana ishobora byose. Iki kintu ni ingenzi cyane, dukwiriye kugifata. Noneho Imana imaze kumbwira ko ari Imana ishobora byose, hitamo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Iri naryo rindi somo rikomeye. Imana irambwiye ngo ujye ugendera imbere yanjye mu buzima bwawe bwose, ujye ugendera imbere yanjye. Ubu icyo bivuze kugendera imbere y'Imana bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ujye ubaho wumva uri umuntu Imana ireba. Niyo wowe uri ahantu abantu batakureba, uzirikane ariko Imana irandeba. Sindi bukora aya mafuti, sindi bukora ibi byaha, sindi buvuga aya magambo arapfuye, sindi bujya muri ibi binyoma, sindi bukora ibi n'ibi. Kugendera imbere y'Imana. Ubundi buriya umuntu ukijijwe neza, ikintu kizamukubwira
urumva agendera imbere y'Imana. Kugendera imbere y'Imana bivuze iki? We aba yumva ibyo akora byose Imana igira gute? Imana imureba. Ni ukugendera muri presence y'Imana. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Urumva isezerano Imana imusezeranije? Wibuke uyu ni umuntu wabuze umwana, na ya makosa yabayeho bakabyara Ishimayeli yaje mu buryo budakwiriye, ari Sara wagize gute? Wacitse intege. Iri sezerano rero urumva ni isezerano rishingiye ku buntu bw'Imana. Imana iraje, muribuka ko urabona Imana ije kumuhindurira izina. Ubundi yitwaga Aburamu, sibyo? Ariko none Imana iraje muhinduriye izina ngo dore isezerano ryanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburamu. Ubundi Aburamu ni ijambo rivuga ngo umupapa ukomeye, ariko Imana irabihindura imwita Aburahamu, ahubwo wiswa Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imana imwita Aburahamu. Aburahamu ryo ryasobanuraga ngo ni sekuruza w'amahanga menshi, sekuruza w'amahanga menshi. Imana imuhindura izina imwisende Aburahamu, sibyo? Rero iri sezerano ntago Aburahamu arihawe kuko yakoze ibintu byiza cyane, kuko arikwiriye. Ko murabizi ko mu gice cyarangiye yaratsinzwe, biriya bintu byo kujya kubyarana na Hagari biriya ni ugutsindwa. Ariko ubuntu Imana yamugiriye imugarukaho, imugirira imbabazi, irongera imuha isezerano. Urabona rero ko ni ubuntu Imana yagiriye Aburahamu. Ntago ari kuba Aburahamu yari umukiranutsi cyane ukomeye, kuko iyo aza kuba ari umukiranutsi ari amakosa ntiyari kuyakora, ariko ni ubuntu Imana yagize gute? Yamugiriye. Ikindi hano Imana irivuze, iryo jambo rivuga ngo El Shaddai. Ubundi El Shaddai bivuga ngo ndi Imana ishobora byose, gushobora byose. Mujya mwumva abantu bavuga ngo Imana yitwa El Shaddai. El Shaddai bivuze ngo ni Imana ishobora byose. Ni Imana rero ifite imbaraga zitarangira, kandi iyo isezeranije ikintu umuntu ibizagisohoza uko byagenda kose, sibyo? Ibinanira abantu ku Mana birashoboka. Aburahamu ku myaka 100 na Sara ku myaka 90 bumvaga batabyara, ariko Imana iraza iravuga ngo hoya mbahaye umwana, muzabyana n'umwana muzamwita Isaka. Urumva rero abantu twizera Imana uba ugomba kwicara ukavuga ngo Imana niringiye ishoboye byose, sibyo? Imana niringiye ishoboye byose. Niyo abantu nta kintu bagishoboye, ariko Imana yanjye irahari, kandi Imana yanjye ishoboye byose. Icyo ni ikindi kintu gikomeye cyane. Hanyuma ikintu kirimo ni iki Fabi? Ni Imana ikomeza isezerano. Imana ikomeza isezerano. Noneho ku murongo w'umunani aravuga ngo kandi we n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka ryose, nzaba Imana yabo. Urumva Imana yiteguye no kubabera Imana. Isezerano ni ryiza se? Si ryiza se? Aburahamu yashakaga ko Ishimayeli azaba imbere y'Imana. Umurongo wa 18 ngo Aburahamu abwira Imana ati nzampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Urumva Aburahamu we yari yananiwe kwizera ko Imana ko azabyara umwana Imana imubwira, akapfa gufatira kuri wa Ishimayeli yabyaye kwa kundi, aho kwizera ko Imana izatanga umwana w'umugisha, agakomeza kujya kwizera biriya bya Ishimayeli. Ikindi rero Imana yabashyiraho ikimenyetso cyo gukebwa, ngo Aburahamu n'abo mu rugo rwe bose bazakebwe. Ubukuru ubu babyita gusiramurwa. Uwo Imana abwiye Aburahamu kiragiye babwira ngo bazajye bakebwa b'ikimenyetso, umuntu wabo wese akebwe. Ni isezerano Imana yarigeranye nabo kugira ngo bajye baba abantu b'Imana nyine kuri kiriya gihe nicyo byavugaga. Ariko no kuri iki gihe habaho umubatizo, ariko kiriya gihe barakebwaga, sibyo? Gukebwa cyabaga ari nk'ikimenyetso cy'uko umuntu yaguriwe Imana. Noneho kandi gukebwa ikimenyetso cy'uko umuntu yitandukanyije n'iby'isi, ahubwo abaye umuntu w'Imana.
noneho mu isezerano rishya rero ubu ntabwo hakiriho kubera byo gukirwa ku mubiri, ahubwo icyo Imana ishyigikira ni uko umuntu akebwa mu mutima, umuntu akitandukanya n'ibyaha, akitandukanya n'iby'isi, akaba umuntu w'Imana hehe mu mutima, sibyo? Ikindi Aburahamu, ikindi dushobora kwigira kuri Aburahamu, buriya Imana iyo mutegekaga ikintu yarumviraga. Aburahamu yari afite ikintu bita obedience, kubaha Imana. Imana imubwiye ngo wowe n'abo mu rugo rwawe n'umwana wawe n'uzavukira iwawe wese n'abakozi bawe n'abagaragu n'abagurano bose bakebwe. Aburahamu yahise agenda, bose agira gute? Arabakeba. Urumva? Ni umuntu wumvira Imana. Iyo Imana imutegetse ikintu no kugikora agira gute? Aragikora. Ibi si ibintu byiza se? Imana iyo itegetse Aburahamu ngo kora iki, ntabwo avuga ngo biragoye kujya kwisiramuza. Kiriya gihe nta binya byabagaho, kandi birababaza gufata icyuma ugakata ku gitsina ugasiramura ugakuraho uruhu ukajugunya, cyari ikintu gikomeye. Ariko kubera ko Imana yabibategetse, baragenda bose bajya gusiramurwa, barikebesha nyine uko Imana yabibategetse. Urumva abantu bari bafite kumvira Imana. Ikindi noneho twakwigiramo ku murongo wa 21 havuga ngo iki? Soma twumve. Haravuga ngo isezerano ryanjye nzabikomeza na Isaka, uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha. Yego. Aha. Urumva Imana yiyemeje gukomeza isezerano, sibyo? Ikomezanyije na Isaka, ntabwo ikomezanyije nande na Ishimayeli. Bivuye kuri Aburahamu bikomereje muri Isaka. Urumva ari cyo Imana bigamije no kugira ngo Yesu azabona havukira. Bano bantu bazagenda babyarana mpaka Yesu azavuke muri uwo muryango. Burya Imana yabwiraga Aburahamu ngo imugize sekuruza w'amahanga, nuko Imana yari izi ko ariho Yesu azavukira akaza ari umwami w'amahanga yose. Urabona guhitamo kw'Imana rero ntiwavuga ngo igendeye kuki, ahubwo ni uguhitamo kugira ngo umukiza wacu Yesu azabone ahavukira, azabone uko avuka. None Aburahamu Imana imwita ngo ni, ku murongo wa 5 Imana imwita ngo ni, umurongo wa 5 handitse ngo kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Sekuruza w'amahanga menshi. Ni ayahe mahanga? Nuko Yesu azaturuka kwa Aburahamu akaza ari umwami w'amahanga, ubwo Aburahamu akaba ni sekuruza w'abizera. Icyo ni ikintu gikomeye, sekuruza w'abizera. Uri mu mugambi w'Imana ukuntu ari bunebune. Imana ifite umugambi ko izaha umugisha amahanga yose biciye muri Aburahamu, mu mwana uzavuka kwa Aburahamu ari we Yesu. Amahanga yose azamwizera akajya ahererwa umugisha. Niyo mpamvu Imana yabwiraga Aburahamu ngo nkuwaye umugisha, n'uzakuvuma azavumwa, ariko uzakwifuriza umugisha nawe azagira gute? Azawuhabwa. Icyo kintu si ikintu gikomeye? Ni umugisha wa Aburahamu, natwe tuwuhabwa ko twizeye Yesu. Ikindi tukwiye kureba rero ni ukwitegereza aya mazina Imana yahinduye. Urumva nka Aburahamu, Imana imwita Aburahamu, sekuruza w'amahanga menshi. Sara Imana imwita Sara, bisobanuye igikomangomakazi. Urumva ibi bintu, aya mazina Imana iri kumwita igikomangomakazi. Imana iri gutanga nyine undi mwirondoro mushya, iri kuhindura kubera ikigambiriye kuzabakoramo. Ibi bivuga ko abizera rero bahabwa amazina mashya. Iyo wizeye Yesu uva mu mubare w'abantu barimbuka ukajya mu mubare w'abantu b'Imana bazahabwa ubugingo buhoraho, bazahabwa ijuru. Sibyo se? Urubyaro rwa Aburahamu rero uwavugwaga ni Yesu. Icyo nicyo dukwiye gufata mu mutwe. Buriya ari amasezerano meza yose Imana yatangaga ivuga ngo mu rubyaro rwawe hazaba, ngo niho isi yose izahererwa umugisha. Ruriya rubyaro rwavugwaga ni Yesu uzavuka mu muryango wo kwa Aburahamu. Hanyuma ari amasomo y'ingenzi ubwo dufashe dukuyemo, icya mbere ni uko Imana igira ubuntu, kandi nyine amahitamo yayo ni ayayo nk'Imana. Ikindi, Imana isezeranya abantu bayo kubana nabo, ngo nzaba Imana yabo, bazaba ubwoko bwanjye. Iyo wimbeye Imana murakorana. Ikindi ni uko Imana ari ishobora byose, nta kinanira. Ikindi ni uko Aburahamu yizeraga Imana kandi akayumvira.
yamutegeka gukora ikintu akagikora. Natwe tujye twizera Imana kandi tugire gute? Tuyumvire. Ikindi ni uko Imana yamutoranyije kugira ngo amahanga azahererwe umugisha muri we. Ikindi ni uko Imana yatanze isezerano ariko ishyiraho n'ikimenyetso cyaryo cyo gukebwa. Imana ishimwe. Ikindi ni uko Imana yarebaga amahanga menshi ngo nayo azahererwe umugisha muri Aburahamu. Biriya byose tugasoza tubona ko byagaragazaga Yesu uzaza amahanga yose akamuboneramo umugisha, kandi Yesu akazavuka mu muryango wo kwa Aburahamu. Imana itugirire neza. Mana, turagushimiye ko dukunda kandi twitaho. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubwira ijambo ryiza, turagushimiye kubw'amasezerano yawe meza utanga. Turasenze kandi ko kuri Imana idukunda kandi uri Imana itwitaho ngo tukugirireho umugisha. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, utubabarire cyane ibyaha n'ibicumuro byacu, tubarire amafuti n'amakosa, uko tugenda n'uko dukora n'uko dutekereza, ibidakwiriye byose bitugaragaraho, ubidukuzeho amaraso yawe, utweze dutunganye Mana. Tubare gukenderwa kwacu kose, dukureho ibyaha n'ibicumuro byacu, dukureho imigendere yacu yose idakwiriye. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, tumaze gusoma aya makuru ya Aburahamu, Mana Nyiringabo, waramubwiye ngo ajye agendera imbere yawe ngo akiranuke. Urangije uramubwira ngo nawe uzamuha umugisha, ngo uzagendana nawe, uzakomeza isezerano ryawe nawe. Mubwira kuri Imana ishobora byose, ushoboye ibyo tudashoboye. Iyo dufite ibibazo n'intambara, uri Imana iturengera, uri Imana iturwanirira. Iyo dufite ibintu tudashoboye, uri Imana ibishobora. Aho tudashobora kwigeza, uri Imana ihatugeza. Aho tudashobora kwirengera, uri Imana iturengera, uri Imana iturwanirira intambara. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, uhabwe icyubahiro Mana. Tuje imbere yawe turi abanyantege nke, utwongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Ibibazo byose dufite, ingorane zose dufite, Mana Nyiringabo zikemure. Ibibazo bijyanye n'ubugingo, Mana ubikemure. Ibituremereye, Mana ubikemure. Ibitugoye, Mana ubikemure. Ibiduhangayikishije, Mana ubikemure. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, utugire neza kandi utwigaragarize. Mwami Mana Nyiringabo, utugire neza. Sengeye buri wese turahangana ibyifuzo bifite, dusengeye ibyifuzo, turamusengeye ngo umuhe agakiza, turamusengeye ngo umuhe impinduka, turamusengeye ngo umuhindurire umutima, turamusengeye ngo umuhe agakiza, turamusengeye ngo umuhe imbaraga, turamusengeye ngo umugenderere, turamusengeye ngo umurwandirire, turamusengeye ngo umurengere. Yewe Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, uri Imana irwana intambara, uri Imana iturwanirira. N'iyi si yadutereranye, wowe ntabwo dutererana. N'iyi si yadutaye, wowe ntabwo uduta. N'iyi si yatugiye kure, wowe duhora hafi. Iyo abantu batagihari, uhora uhari ku bwacu. Iyo intambara ari nyinshi, uraturwanirira. Ijambo ryawe riratubwira ngo ntuzadusiga, ntuzaduhana, ngo ntuzaturekura duhetse, ngo kuduhetse ku mugongo wawe. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ni ryiza, ritubwira ko uri umwami udukunda kandi utwitaho, ritubwira ko uri umwami udashobora kutujugunya, ritubwira ko uri umwami uhora utwitaho. Niyo abandi baturetse, uri Imana itatureka, uri Imana idukunda. Mu bibazo bitugoye, uri umurengezi wacu. Mu ntambara zacu, ni wowe uturwanirira. Aheza tutigeze dushobora kwigeza, uri Imana igibasha kuhatugeza. Urakoze mucunguzi wacu, ubane natwe rero, utugirire neza. Ibibazo urabizi nk'Imana, ubikemure kandi umurwanirire. Mu izina rya Yesu, ibyifuzo bye byose umugirire neza. Mu izina rya Yesu, kuko uri Imana igikemura ibibazo. Mu izina rya Yesu, kandi ibyifuzo dufite natwe twese ubikemure. Mana byose ubikemure. Ijwi ryawe ryiza, Mana ridusure. Imbaraga z'umwuka wera, Mana zibaha ngaha. Urukundo rw'Imana, Mana rutugwireho. Ubwiza bw'Imana, Mana budusaguke. Imbaraga za Kristo, Mana zibaha ngaha. Icyubahiro cy'Imana cyururuke. Imiryango yacu hirya no hino hiri uyisangeyo. Ibibazo biriyo, ibigeragezo biriyo, intambara ziriyo, ubikemure mu izina rya Yesu. Ubikore nk'Imana. Urakoze Mana, turenesha imbabazi n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Tukugirireho umugisha, tukubone kandi tukumve. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, urakoze. Amen, amen.